Yes, of course, hano ni kuri Top Up TV nkuha ikaze nizere ko umeze neza. Hano inkuru zo ni back to back, inkuru zigezweho, inkuru zirimo zitrendinga ku ba star, inkuru zigiye zitandukanye ngira ngo abantu mumaze kubimenyera. Of course, inkuru rero kano kanya nkuzaniye ni inkuru ya Meddy yarayakoze igitaramo cye yakoreye muri Portland, mu mujyi wa Portland, niho yakoreye icyo gitaramo. Meddy rero ni umuhanzi, ari mu bahanzi bafite izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda, by'umwihariko akaba aherutse kwakira agakiza, aho yagarutse ku bihe yanyuzemo n'umugore we ubwo ataratandukana n'ibikorwa by'isi, atarahinduka ngo akizwe. Ibi Meddy yabigarutseho ubwo yari mu giterane yatumiwemo mu mujyi wa Portland muri leta ya Maine. Hari ku itariki 29 rero z'ukwezi kwa 9, ngira ngo ni mu ijoro ryashize. Byari mu gice cy'ubuhamya uyu muhanzi yatanze ubwo yakomozaga ku rugendo rwe rwo gukizwa mu kiganiro cy'iminota 30 yagiranye n'abitabiriye iki giterane. Meddy yahishuye ko yigeze kubaho mu ntambara n'uwari umukunzi we, uyu munsi wabaye umugore we. Ni intambara Meddy yahishuye ko yakuruwe nuko umukunzi we yasanze ari umuhanzi ukomeye ndetse ufite abakunzi benshi barimo n'abakobwa bifuzaga kumwegera. Icyo gihe ati nkuwe n'umugore wanjye nagerageje kumwereka ko ndi umusore mwiza utagoye, nari umuntu wamamaye iwacu ariko ntabyo yarazi. Abimenye rero hatangiye kuzamo utubazo. Ugiye mu gitaramo ufite umugore akabona buri mukobwa ashaka kukwegera, bimutera umutekano muke. Yongera akomeza nyine ababwira ubuhamya bwe ati umubano wacu wahise utangira kuzamo agatotsi, buri wese yibazaga icyo yakora ngo anezeze undi. Hatangira kuzamo intambara za hato na hato, nari naratakaye ndacanganyikirwa cyane kuko ntari mfite icyerekezo, ibintu bitangira kujya ahabi. Muri ibyo bibazo byose amasengesho yaje gufasha Meddy kubona inzira n'igisubizo yifuzaga cy'ibibazo bye. Ati nafashe Bibiliya nsoma ijambo ry'Imana mu cyumba cyanjye kuko numvaga byandenze, ntazi icyo nshaka, ntazi uwo ndiwe. Namaze umwaka mu cyumba cyanjye nsenga, numvaga ko umunsi umwe Imana izaza ikanyiyereka, ariko siko byagenze. Ndimo nsenga umwuka wanjye watewe imbaraga, ntangira guhinduka ntarabimenya. Yahindutse nyine ataramenya ko yahindutse. Meddy wavuze ko yabanaga n'umukunzi we mbere y'uko bakora ubukwe. Nyuma yo kwakira agakiza yamusabye ko baba bahagaritse kubana bakabanza guhana isezerano imbere y'Imana. Ati nari naratangiye kubana n'umukunzi wanjye, mubwira ko bitakunda ko dukomeza kubana, tugomba kubanza gushakana mbere y'uko tubana. Meddy yavuze ko umugore we aturuka ahantu hari imyemerere itandukanye niyo we yari yizeye. Ati ntabwo yari azi imyizerere yabo uko imeze kuko we yizeraga Yesu. Icyakora atangira kumusengera asaba Imana kumwiyerekana. Ati umugore wanjye twabanye mu birori, twatemberanye ahantu henshi inshuro nyinshi, nakundaga kumuha ku nzoga, numva ari byiza. Akanya gato naje kwisanga ndi pasiteri we, ndamusengera buri munsi na buri joro ngo Yesu abashe kumwiyereka. Asinziriye ambwira ko yagize inzozi, musobanurira ko Yesu yamwiyeretse we ntiyabyumva. Meddy yavuze ko yakomeje gusengera umukunzi we kugeza ubwo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ati nakomeje gusengera umugore wanjye
akajya ambaza uko basenga, nanjye mubwira ko yajyaza tukajyana. Umunsi umwe twagiye gusenga muri pariki ari nijoro, nkajya mvuga indimi we akagira ngo ndi gusenga mu kinyarwanda, atangira kurira, ararira cyane, nta kintu na kimwe yari azi kuri Yesu. Meddy yahishuye ko umugore we yakomeje kubonekerwa kugeza ubwo amubwiye ko ashaka kwakira Yesu, byahinduye ubuzima bwabo. Ati ubwa kabiri tuvuye gusenga ageze inzozi arambwira ngo ndatekereza ko nkwiye kwakira Yesu, nanjye namuzanye mu gakiza. Kuva uwo munsi niho ubuzima bwanjye bwatangiriye. Uje mu rugo iwanjye ubu njye mu rugo iwanjye turanezerewe, dufite amahoro. Urukundo rutarimo Yesu rukubiye mu kwikunda no kwikubira. Meddy yavuze ko ishusho abantu bamufiteho itandukanye niyo Imana imufiteho. Yemeza ko uwo abantu babonye mbere atari we wa nyawe, kuko uw'icyo gihe yabayeho yifuza kwamamara no gushaka amafaranga gusa, kandi nabyo ntibimuhe kwishima. Mu mwaka wa 2021 nibwo Meddy yakoze ubukwe na Mimi. Uyu Mimi ni umugore we, n'izina ry'umugore we. Uyu munsi banafitanye umwana nyuma y'imyaka 3 babana. Muri Nzeri 2024 Mimi yaje gufata icyemezo cyo kubatizwa mu mazi menshi, yunga mu ry'umugabo we wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndizera ko inkuru ya Meddy ikugezeho kandi uyumvise neza. Ndagushimiye ko wampaye umwanya ukama amatwi yawe ukanyumva. Ndagusaba rero ngo ukore subscribe kugira ngo tujye duhora tubana mu nkuru zose nsajye nyine bagezaho. Murakoze.